utambwira ko utamubonye kuko uyu mwana yabaye ikimenye bose mu Rwanda. Video ze ziri guhererekanywa ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko status za WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu mwana bari kumushakira hasi hejuru kuri nimero ye ngo bakunde bavugane n'ababyeyi be cyangwa se bavugane n'uyu mwana, bamwicaze kuri kamera bagirane ikiganiro nawe. Muri iyi minsi 3 yonyine ishize, uretse kuba hari inkuru ya Meya wa Nyanza n'incorekeye n'amafoto yabo ari kugenda kwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, ikindi kintu kiri kugaruka cyane cyane inyuma yaba ngaba cyangwa se rimwe na rimwe kikaza imbere n'uyu mwana ari kuririmba. Yego numvishe n'inkuru zihwihwiswa ko Korali do Kigali ishobora gukorana n'uyu mwana bitewe n'impano idasanzwe bamubonyemo. Bamwe bamubonye aririmba batarashonje cyane yenda kugwa muri korali, abandi batuye umwana afite impano idasanzwe. Yitwa Nshimiyimana Alex, niwe tugiye kuvugaho, umwana muto cyane w'imyaka 7. Muhawe ikaze muri iki kiganiro. Nitwa Eric Radu, umuhungu w'Abanyarwanda. Ikaze. Mwigeze mubona umwana wo muri Ghana wigeze gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, umwana bitangira arira ariko mu kanya gato agahita ahinduramo agaseka? Mwaramubonye cyane, bakunda kumwifashisha mu makomedi agiye atandukanye nk'umuntu agize ikibazo agahanuka akikubita hasi cyangwa se akandi kantu kose kadasanzwe kabaye, umwana ukabona bamuzanyemo yariraga nyuma agahita ahindukira agahita aseka. Uwo mwana ni wo muri Ghana, mwese mwaramubonye. Uyu nawe mu Rwanda yabaye nk'uwo mwana wo muri Ghana, ni umwana uri guhererekanywa ku mbuga nkoranyambaga nk'uko twabivuze. Uyu mwana rero ni umwana wakuze akunda kuririmba, umwana wakuze akunda Imana, ndetse niba batatubeshya ko ijuru rizabaho byo koko tukaba tuzajya mu ijuru, uyu mwana tuzamusanga mu ijuru. Kandi uyu mwana mu ijuru azaba ari umuririmbyi kandi azaba aririmba amajwi menshi. Ubu tuvugana aririmba 3, ariko birashoboka ko icyo gihe azaba aririmba arenga 7. Umwana ushobora kuririmba amajwi menshi, amajwi arenga 3 yose. Uyu mwana ubusanzwe aririmba ijwi rya tenor. Tenor murarizi ni ijwi rigora kuririmba ku bantu badasanzwe bazi kuririmba. Ariko uyu mwana amakorari aramwifashisha cyane cyangwa se korari aririmbamo ku buryo iyo tenor byanze cyangwa se ahandi hose mu yandi majwi byanze bashobora kumwitabaza no muri aruto akajya muri aruto. Uyu mwana kandi ku myaka ye 7 gusa ashobora no kuririmba bazi kumvikana. Yari muri korari ubu mubona neza ari kuririmba bazi kumvikana. Icyatumye amenyekana ni iki rero? Ni uburyo uyu mwana yagaragaye kuri kamera aririmba bidasanzwe, amarangamutima yamwuzuye, bigaragara ko rwose byari kuririmba birimo. Bamwe bati marasinzira, abandi bati nzarira mwishe, abandi bati mbega umwana. Video ye mwayibonye ari kuririmba kuriya yahererekanyijwe n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, bose batangariye uyu mwana. Umushaka wamusanga he rero? Reka tujyeyo. Wamusanga mu rw'imisozi 1000, ahari imisozi miremire kurusha ahandi, mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Burera. Niho uyu mwana wamusanga aririmba muri korari ntoya rwose y'abana bato b'ingimbi bakiri kubyiruka. Uyu mwana wamusanga ku murongo w'imbere niho abari kuririmbira. Korari yitwa Bekatori Mutungu, iri muri paruwasi ya Mutungu. Ni paruwasi nshyashya itarashira imyaka myinshi rwose yubatswe. Ni paruwasi iri ahangaha mu karere ka Burera, ni mu Majyaruguru y'u Rwanda. Iyi korari yo kuri paruwasi ya Mutunga uyu mwana aririmbamo, korari ntoya y'urubyiruko ruri kubyiruka cyangwa se ingimbi n'abangavu. Iyi korari ivuga ko iramutse ibuze uyu mwana ishobora guhangayika. Ibuze uyu mwana yabuze umuntu ukomeye muri korari. Kandi si korari gusa aririmbamo, baba abapadiri n'ababyeyi bose babaje gusenga muri kiliziya ariyo yose uyu mwana yateraniyemo, bamureba nk'abareba televiziyo, babumva batamukuraho amaso rwose babona yabashimishije. Kandi ari nako bumva ijwi rye rigenda ribacengera mu matwi. Ni umwana ushobora kudefanda korari n'ahari amajwi yabuze wakajyayo akabasha kuba yatabara. Ababyeyi b'uyu mwana banejejwe no kumubona ukuntu yabaye umusitari mu minsi 2 gusa. Uyu mwana yabaye ikimenya bose mu Rwanda, dore ko bituruka n'ubundi ku babyeyi kubera ko aribo bamukurije mu idini rya Kiliziya Gatolika. Nabo basenga muri kiliziya. Yakuriye muri iri dini akura yemera Imana ndetse akura naririmba. None ni umwana w'umuhanga mu kuririmba.
umwana wabaye ikimenya bose kubera kuririmba bidasanzwe. Ubu rero byatangiye kunugwanurwa ko korali do Kigali mwamenye cyane mu kuririmba ishobora kurokrita uyu mwana igatangira kumutoza akitozanya nayo maze akazavamo umuntu ukomeye hazaza he. Barashaka kumutegurira hazaza babinyujije muri korali do Kigali. Abantu benshi, abanyarwanda benshi bari gusabira uyu mwana koko ngo korali do Kigali imwegere maze muhindura ubuzima. Kandi nibyo koko urebye impano yo kuririmba afite ku myaka 7 ukareba amarangamutima agiriye ari kuririmba ku myaka yafite ku butafite naho yakuriye, ubona ko umunsi yagirirwa icyizere akajyanwa hafi ya do Kigali mu minsi iri imbere yazaba ari umuntu ukomeye mu by'ukuri. Aha mu buryo atazi, Nshimiyimana Alex abaye umusitari. Ese ngiye ko mfite impano yo koga, mwebwe mufite izihe mpano zizabagira abasitari? Ndabashimiye, nitwa Eric Radu. Mbibutsa ko ushobora kujya muri description y'iyi video ugasangamo link ya WhatsApp ya groupe ishobora kukugeza kuri groupe ya WhatsApp ukiyunga natwe ukajya wiganirira natwe kandi ugasangira natwe amakuru. Mwakoze gumana nanjye Kudushya Kingdom. Imana ibaha amafaranga. Lenny Today Updates News.